Muri rusange iyi ni inzu y'imyidagaduro, nta marushanwa abamo, nta kwemezanya, nta guhangana, yewe nta n'ibindi byatuma umuntu ashamirana n'undi, ahubwo abinjiramo bose ku ruhande rw'abagiye gutaramirwa baba bagiye gushaka ibyishimo batasanga ahandi. Aba bataramira nabo intego kuba ari ukubashimisha kuko ngo babafata nk'ababosi babo. Ariko se muri iyi nzu turibaza tuti muri izi mu nkuru nyinshi zimaze igihe zivugirwamo zigasetsa abatari bake, ni izihe nkuru eshanu zaba zarashimishije abatari bake? Na yindi ni Genesis Comedy, ndaje ngo nkubwire inkuru eshanu zakunzwe kurusha izindi muri Genesis Comedy kuva mu mezi ane ashize. I'm the one present. Nizere ko wamaze gukora subscribe, share na comment, muze tubivimuze tubigere imizingo, ibintu birushaho kuba bombastic. Kora subscribe now. Imyaka iyi nzu imazeyo ntabwo ari myinshi cyane, gusa imaze kuba ibyishimo ku banyarwanda batari bake, by'umwihariko abakunzi b'urwenya ndetse n'abakunzi b'abakinnyi b'amakinamico n'ibindi bigiye bitandukanye. Uko iminsi igenda ihita rero niko hagenda habonekamo abanyarwenya umuntu atashidikanya ko ari ab'umwuga, nubwo hari n'abandi bigenda binanira. Kuri uyu munsi ntabwo mbitindaho, nkuzaniye inkuru eshanu zasusurukije abantu yewe zikanakundwa kurusha izindi muri iyi nzu ya Genesis Comedy. Munyemerere twihute cyane tugere ku mwanya wa gatanu, nkubwire inkuru yabaye iya gatanu, turagenda tumanuka mpaka ku mwanya wa mbere, ntujye kure. Ku mwanya wa gatanu muri iyi nzu rero icyashimishije abantu batari bake ni Ingoma Ndundi. Ingoma Ndundi iyi ni imbyino cyangwa se ni umuseruko waserukanywe n'itorero Himbaza Club. Aba ni abasore batunguye abantu ubwo hari hamenywe ko muri Genesis Comedy hatabonekamo ibintu bya traditionnel, maze bo bazana Ingoma Ndundi. Ibi nanone babikoreye kwakira umugabo Kidumu Kibido bari bakiriye muri iyi nzu y'imyidagaduro mu cyitwa Night to Meet. Ku mwanya wa kane kandi turahasanga imiziki ya Yago Abiu.